imyaka ye ndetse n'amazina ye bwite ni ayahe? Ese arubatse? Namwe mu makuru tugiye kurebera hamwe agaruka kuri Bijiyo Bija Geregwari. Niyo mazina taguraga kagurirwa isanduku kabwerabwera igitenge mu isura y'ikote rishaje kandi byacikaguritse, inkono y'itabi ku munwa, ingofero y'abasaza bigaragara ko bishaje. Ntabwo twirengagije inkweto ze zishaje kandi utabasha kumenya ibara ryazo. Hari benshi bakomeza kugenda bibaza ibibazo byinshi kuri we, bamwe bibaza niba ari umusaza cyangwa ari umusore, ndetse n'amazina yatandukanye nayo akomeza kugenda ashyira benshi mu rujijo. Nk'umwihariko mu gukina filime, ntabwo uzarangiza filime ye utumvishemo igitutsi kabwerabwere, dore ko gikomeza gusetsa benshi ndetse n'imyambarire ye ikomeza kugenda igarukaho na benshi. Aka kanya ndabizi ko ufite amatsiko menshi ku bijyanye n'ubuzima bwe bwite. Uyu mugabo ukunda gutangaza ko afite imyaka ikabakaba 90 kandi yarwanye intambara ya Shikaramu. Ni intambara yabaye hagana mu 1960 muri Zaire, yaje guhinduka Kongo y'uyu munsi. Ibi birumvikanisha uburyo uyu musaza akuze. Gukina titira imyaka ye ndetse n'amazina ye bwite ni ayahe? Ese arubatse? Namwe mu makuru tugiye kurebera hamwe agaruka kuri Bijiyo Bija Geregwari. Niyo mazina twamenye muri filime ariko afite amazina ye bwite. Iyi ni Rwanda Trends, ngwino mu muryango mugari ugisobanukirwa amateka y'abahanzi ukunda, ibyamamare bigiye bitandukanye. kandi ukundeba uku wikangwa n'imyaka ndavutaguraga 1995 mu ntara y'Amajyaruguru, akarere ka Musanze, umurenge wa Muhoza, nibwo Manizabayo Prosper yabonye izuba. Ayo ni amazina yiswe n'ababyeyi. Yamamaye muri komedi no muri filime ku mazina ya Bijiyo Bija Geregwari. Yavukiye ku cyahoze ari Ruhengeri, twabigarutseho haruguru, ni mu ntara y'Amajyaruguru mu karere ka Musanze. Ku myaka ye 29, aka kanya mwaka wa 2024, amashuri ye yatangiriye mu karere ka Musanze kuri GS Muhoza ya mbere, akomeza aho ngaho yiga MCB, imibare, ibinyabutabire n'ubumenyamuntu. Yahize amashuri abanza anahasoreza yisumbuye. Kubw'ubuzima butari bworoshye ntiyagize amahirwe yo kwiga kaminuza nk'abandi. Akirangiza amashuri yisumbuye, Bijiyo Bija yatangiye igihe cy'ubushomeri nk'abandi bose bakomeje kugenda barangiza amashuri yisumbuye ntibakomeze kaminuza. Akomeza gushakisha ahashoboka hose ariko ngo arebe ko yatera imbere, bikomeza kugenda byanga. Nibwo yaje kwigira inama ndetse arebye n'abashuti be batandukanye. Ubwo ndavuga Dr Nsabi umaze kumenyekana. Icyo gihe nawe yese afata umwanzuro wo kwinjira muri sinema, aribwo yahise ahinduka ikimenya bose. Yerushire muri mpara rero numve duri. Le numéro composé n'est pas accessible en ce moment. Veuillez rappeler ultérieurement. Kwinjira muri sinema byamubereye ibintu byoroshye mu gihe gito cyane. Yahise amenyekana afashijwe na bagenzi be. Wari umaze kwigarura imitima cyane cyane n'uwitwa Dr Nsabi. Amagagwe mwiri ndabatunze wamaze kageni oya guma ukomeza urongo ibyo bigambo ufite abari kugushira. Bya bitanu byo ndabisobanura gutera sobanuro bya bitanu ko biraba birebire cyane cyane ko dore ko bari baturanye, bariganye kuri GS Muhoza ya mbere, ndetse no guturana muri quartier kenshi byatumye Dr Nsabi nawe aterwa ishema no kubona mugenzi we nawe amusanze mu ruhando rwa sinema. Bihera aho ngaho namufasha gutera imbere. Si ibyo gusa, kumenyekana k'uyu mugabo byaturutse ku myambarire ye n'uburyo akinamo, kenshi atitira, ubona ko ari umuntu w'umusaza kandi ari umuntu ukiri muto. Byakomeje kugenda bizamura igikundiro cye. Ku itariki 24 z'ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2020 nibwo video ye ya mbere ya Bijiyo Bija yagiye hanze, aho hari ku Irebero TV. Ari naho n'aka kanya akomeza guhurira n'umuvandimwe we cyangwa se wo twakwita inshuti ye magara, Dr Nsabi. Aka kanya n'umwe mu bagabo bamaze kubaka izina, dore ko nawe yafunguye YouTube channel ye akicaho amakomedi ye, bahita Bijiyo Bija Live.
nyuma y'uko iyi mpano ye ikomeje kugenda yishimirwa na benshi, Kiramani nk'umwe mu bagabo bakomeza gushora imari muri sinema nyarwanda ndetse no muri komedi, yaramwiyambaje muri Big Mind Comedy. Aka kanya ni umugabo ukomeje kugenda yubaka amazina, dore ko ahuriramo na Rufonsina uvuga ikigoyi. Uvuga nabi umuntu uvuze nzabi nabi duhita twangana. Mbese nzi n'agasimba kareka kujya Kareke kanje kaguye ntikakongere kugusubiraho ko muze ushobora kuzavamo umuntu udasanzwe. mbese anda hano ye Oya ndeka ariko ngwi Feruje nagaruka uzamubwiye ko namushatse ngamubura. Urana dore kagira akaguru karekare. anda hano ye bakofero ahubwo yansije ni nkono kusafura kuyisimbiza byananiye enda nsimbiriza Yangane bishirire. Dr Nsabi uvuga ikirera ndetse n'uwo bita Feruje nawe wivugira ikigoyi. ibike kubona abandi bana bavuye kwesagurana ubu twebwe ziriya gahunda bavuyemo buriya tuziherukaga ryari ntaho wagira pera suri kujya mbisubiremo aka kanya ibikisi kandi muri iri joro ariko rero zirati iki niki wazigiye ego mama re none hari aho wambirinduye naringuye mu mirambirizo. Bose baturuka mu bice by'uburengerazuba ndetse n'amajyaruguru, bakomeje kugenda bigarura imitima ya benshi kubera impano bafite mu gukina filime ndetse no gukina komedi. Mu by'ukuri nubwo twagarutse ku myaka ya Bijiyo Bija, hari benshi bakomeza gushidikanya bavuga ko uyu rwose ari umugabo wubatse, ariko ukuri guhari ni uko Bijiyo Bija rwose ari umusore w'imyaka 29. Uko umubona muri filime bitandukanye n'uko amubona mu buzima busanzwe. Gukina yigize nk'umusaza n'umwihariko we byatumye amenyekana hirya no hino ku isi. Uyu mugabo kenshi uzajya umubona agaruka cyane cyane mu mvugo za gisaza, ariko bishobora bake kuba umuntu yakiha role runaka akayikina kugeza aho abantu bakomeje gushidikanya niba uwo muntu koko iyo role akina atari we wanyawe. Ibi ngibi byakomeje kugaragaza ko ari umuhanga. Ibidasanzwe wamenya kuri uyu mugabo nuko rwose n'ibijyanye no gukora live cyangwa se gusetsa abantu imbona nkubone abikora, dore ko yagaragaye mu bitaramo bigiye bitandukanye bigaruka cyane cyane ku bakinnyi ba sinema, ariko mu gisata cya komedi aho nandi ni muri Genzi Comedy aho yagaragaye ari kumwe na Kiramani ndetse na Dr Nsabi. Musije imyenda murayambara Ni Nsabi wanyambitse ariko mana isi nizo twazambariye he kariti gisaza kije kiri kuzindunda rata nico cyazinyambitse uramenye iyo ngofero wambaye ni yande yihe sinje ko nambaye yanje tanganywe ni yanje da iyi ngofero ko ahubwo reka baguhe nyoko andarata akira yanje ni Ntabwo akibagirwa ibyo yakoze muri stand up comedy. Ntawashidikanya ku buryo uyu musore yasekeje abantu imbavu zikabarya. Hari ku itariki 15 z'ukwezi kwa 8 mwaka 2023 uyu mugabo Bijiyo Bija yatumiye kuri radio BNB FM umwezi, atangaza amagambo akomeye cyane agaruka ku mukuru w'igihugu, ndavuga perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Kuri we byarenze kuba ari umukuru w'igihugu, ahubwo amwita umuvandimwe wa Yesu, dore ko aya magambo yayatangaje mu kiganiro yakoreye kuri iyi radio. Yabajijwe impamvu amwita atyo, ntabwo yaje Yesu agaruka ku cyifuzo afite kuri perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame ndetse n'abanyarwanda muri rusange, aho yagize ati Imana yakoze ibitangaza byinshi ihindura amazi divayi ndetse inambutsa Abisiraheli inyanja itukura. Ubu nta kuntu yagira gutya ikatugabanyiriza imyaka perezida wacu wenda agasigarana nka 20 tugatangira bushya. Ariko kunumvaga ko Imana yambukije Abisiraheli inyanja ikamye inyanja divayi irahindura 5,000 bigabanwa imikati 5 barakwigwa kuki Imana itadukora shurupurizi umukuru w'igihugu ku myaka afite z'ubukure Imana iturinde murireho nk'imyaka nkingahera mbese we asigarane 20 asigarane 20 atangire bushyashya uko agenda izabukuru nawe zimusatira ngira impuhwe nkagira agahinda numva yasubira mu butoya tugakomezanya. N'amagambo yatangaje asetsa benshi ndetse abantu bumva neza amarangamutima
yari afite kandi n'icyifuzo we yatanze nk'umwe mu bantu bamukunda by'umwihariko. Yatangaje ko yifuza kuzahura na Shadibu cyangwa se Mbabazi Shadia uzwi cyane ku mbuga nkoranyambaga. Impamvu nta yindi ni uko amukundira uburyo acugusamo ikibuno. Ni uburyo ngo butangaje nk'uko yabitangaje kuri BNB FM Umwezi. Uyu mubyeyi kandi tukwibutsa ko Shadibu ubundi afite abana babiri yabyaranye n'umukameraman cyangwa se video director Meddy Saleh umaze kubaka izina hano mu Rwanda. Reka tugaruke ku buzima bwe bwite. Ese uyu musore yaba afite umukunzi cyangwa yaramwigeze? Reka turebere hamwe byose bijyanye n'umukunzi we. Dr Nsabi biganye avuga ko uyu musore nta mukunzi yigeze, gusa ni bya bindi byabaye ku ishuri biri aho ngaho bya Muru Scolaire byaje kurangirana n'amashuri bari basoje. Ahangaha akaba ari nahera avuga ko nta mukunzi yigeze kuko yita umukunzi umuntu bafitanye intego mu rukundo. Ariko nanone amakuru avuga ko umukunzi amufite, ahubwo bya bindi by'abastari batifuza kugaragaza abakunzi babo mu ruhame kuko babona ko byabateza ibindi bibazo. Yigeze kumvikana agira ati yarifuza ko ubuzima bwe bwakomeza kubibanga, ariko yagarukaga ku buzima bwe bwite, ariko byarangiye ahurijemo no kuba yaba afite umukunzi atabitangaza mu ruhame kuko uwo mukunzi nta wundi bamusangiye ari uwe. Ariyo magambo yatangaje. Ubundi uyu mugabo yabajijwe ku kintu akunda kunywa, ariko mu buryo bwa gikomedi atangaza ko yikunda kwirira utubetezi nk'abasaza. Ibi byose bigenda bihuzwa na benshi bagakomeza kuvuga ko uyu mugabo ari umusaza ahubwo yigize umusore. Ubundi muri make wavuga ko ari umujene kambwe. Ku mazina ye yiswe n'ababyeyi nk'uko twabigarutseho yitwa Manizabayo Prosper. Iyi ni Rwanda Trends. Twagaruka ku mateka ya Bije Geregwari, umugabo umaze kubaka izina, ukina nk'abasaza, wambara imyenda yacikaguritse ndetse ku buryo umubona ukavuga ati uyu nguyu ni umusaza koko kandi ari umusore. Ibiganiro nk'ibi ngibi bizajya bikugeraho nukora subscribe. Uhawe ikaze mu muryango mugari wa Rwanda Trends. Ndagushimiye.